iwukurikirana kandi ikawugenzura, cyane ko ijambo ryayo rivuga ngo nta kirogoya umugambi w'Imana. Igihe Imana yadutekerezagaho, burya akenshi yahise idushyira mu mugambi w'Imana. Ikindi twamenya muri uyu mugambi w'Imana, kugira ngo tukuremo umutima kandi ukomere, umenye ngo nta cyarogoye umugambi w'Imana kuri wowe. Igihe wituraga hasi, burya rega ntabwo ari byo Satani yabaga ashaka cyangwa agambiriye, ahubwo Imana iba yaranze yuko upfa, nubwo wasenutse cyangwa se ugakoboka cyangwa se ukavunika akavune gatoya, ariko biriya bihita bikubwira ngo Imana yakurindiye mu mugambi wayo. Rero hari ibice bine bigize aya magambo tugiye kwiga. Turabanza turebe umugambi w'Imana icyo ari cyo, hanyuma turebe uburyo umugambi w'Imana iwurinda, hanyuma tuze no kureba ibyica umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Nshuti mwene data turi kumwe, kugira ngo usobanukirwe umugambi w'Imana, hari ibyumba bine ku buzima bwacu, ku buzima bwawe ugomba gutekerezaho. Hari icyumba kirimo amakuru y'ibyo wowe wiyiziho. Icyumba cya kabiri ni icyumba kiba kirimo amakuru y'iby'abantu bakuziho, abantu bagira ibyo bakumenyaho. Icyumba cya gatatu ni icyumba kirimo amakuru duhuriyeho n'Imana. Icyumba cya kane rero ni icyumba kirimo amakuru y'ibintu Imana izi ku buzima bwawe yonyine gusa. Aha ni hahandi umuntu aba atazi igihe azavira ku isi. Ayo ni amakuru amenywa n'Uwiteka, kereka bake Imana ibihishurira, kugira ngo, kuko yaravuze ngo hari ibyo izavugana n'abantu bayo. Ni irindi banga, baba bafite network y'ibyo bintu, kuko si ibya bose. Rero ibi byumba akenshi bigenda bidufasha kugenda tumenya ngo umugambi w'Imana. Ngo twinjire mu cyanditswe rero, Bibiliya yatubwiye ngo Imana yari yabonye umwami kwa Yesayi Betelehemu, igiye kumusimbuza uwari uhari. Muri cya cyumba cy'ibitazwi, uwari uhari yari azwi ko akemewe n'Imana kandi yaramusibye, usibye ko nyuma yamuhaye ibimenyetso ko batakiri kumwe, ariko ibyo yakoraga yari azi ko ari kumwe n'Imana. Mu cyumba cy'ibyazi wenyine atarakingurwa iby'Imana izi, ntiyari azi ko yamuretse. Hanyuma yibonera undi hariya i Betelehemu kwa Yesayi. Yohereza umuhanuzi wayo Samweli ngo agende ajye kumutoranyiriza abantu. Twibukiranye ngo turimo kwiga kuba mu mugambi w'Imana no kumenya umugambi w'Imana kuri twebwe. Uyu muhanuzi aramanuka agera hariya i Betelehemu, asanga uyu musaza, aramubwira ati kinzanye nze gutoranya no kwimika uwo Uwiteka ashaka kuyoboza abantu be. Ngo arabategura nk'uko umuhango yari yatojwe cyangwa yabwiwe wari uri, arabegeranya arabategura ngo umuhanuzi akore akazi ke, ko yari yamaze kumubwira ikimugenza, kandi bashobora kuba bari bazi ko Samweli ibi bintu abikora. Mu mugambi w'Imana rero, ngo uyu musaza yegeranyije abahungu be bagera hafi muri 7, ngo habanza imfura, umuhungu mwiza w'igikaka yitwa Eliyabu, wari umeze neza cyane, yari afite ibyo yiyiziho, na babandi twita bamukurikira mu mvugo ya none ngo ni aba followers, bari baraho bavuga bati iwe turamufana, ubwo habayeho gutoranywa n'uyu ntabwo turamwizera. Ko umuntu wese agira abafana, agira abamukunda. Nshuti turi kumwe cyane, mu cyumba cy'Uwiteka kimenywa nawe gusa, hari ibyo ibyari bihishwemo. Rero ngo uyu muhungu yaratambutse yimejeje neza kandi akimbagira nk'umuntu ukimbagira imbere y'abatoranya y'abajyage, ko tubyita hano hanze.
abajyaji, harimo Samweli, hari ababyeyi, hari abatumirwa, hari inshuti z'uwo musore Eliyabu. N'Uwiteka wari uyoboye icyo gikorwa. Ngo agitambuka abahungu bafanaga uwo muhungu ngo batangira gukoma mu mashyi, bati ni ukuri kw'Imana dore icyakaka cy'umuhungu. Bakoma mu mashyi baraserebura, bavuza utuntu batera Eliyabu we, Uwiteka guhire kandi akwimike rwose, turabona uberewe. Ariko mu cyumba kimenywa n'iby'Imana, Uwiteka aravuga ati no, amugaye. Baratunguwe cyane. Ngo mu gihe bari batangiye gukoma mu mashyi bavuza utuntu bitera hejuru bamufana, yewe abaduteze amatwi, abantu bo muri iyi minsi, abantu benshi mukunda abafana. Hari igihe bafana umuntu ijambo ry'Imana, Imana itamwemera pe. Imana itamwemera. Samweli ngo azamura ihembe aravuga ati umuntu bahaye icyubahiro bafannye njyewe, Imana iramwongorera iti have. Umugambi w'Imana ariko have si uwo. Ngo yarazamuye ihembe ry'amavuta ngo yamucuncumurireho, yumvise abantu bafannye bavuze bati woke nshuti mwene data, hari ibyo abantu bemera Imana itabyemeraga burya. Umugambi w'Imana. Imana ibwira Samweli iti have ntago ari uwo namugaye. Ngo bahita bahamagara uwari ukurikiyeho kuko umuhango wari ugikomeza, ngo bazana Abinadabu. Nawe atambutse abafana be bavuza utuntu baraserebura bati nuwo. Nanone Uwiteka arongera aravuga ati nyamuneka namugaye. Namugaye. Nawe aratambuka bazana Shama, nawe Uwiteka aravuga ati namugaye. Hari igihe ibyo abantu bababonaho Imana ibitabibabonaho. Hari igihe ababyeyi babonagamwo aba bana ibintu Imana itabibona. Ngo abana baratambuka, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, ngo bari batoranijwe baba baranarangiye. Nibwo ngo Samweli yikanze aravuga ati ariko nari umuhanuzi nakoranaga n'Imana, uyu munsi ubanza mvangiwe. Batangira kwibaza ku by'urugendo rwe no gusobanuza Imana. Ngo Imana ikamwongorera ikamubwira ati ariko aha hari umwami, wirambirwa witinda arahari. Yabaza ababyeyi bati nta wundi mwana uhari. Muzehe Yesaya akarebana na mukecuru, bajya kuvuga akana kitwa Dawidi bagasanga Imana yabenze Eliyabu, ntiyemere Abinadabu, ntiyemere Shama. Mu cyumba cy'ubumenyi bw'abantu baturiya byarangiye, nidushaka ntago twapfa kuvuga Dawidi nta nuhari kwanza, nta nubwo afite ibimenyetso by'abantu bareba nk'ibyaba ngabo. Ubuse ko adafite nk'ibyaba bantu turajya kumumurika ahangaha si ukwikoza isoni. Ngo Samweli akababaza ati mumbwize ukuri nta wundi. Naha Dawidi yanditse Zaburi ye aravuga ngo ubwo data na mama bazanta, Uwiteka azantarura. Imana ishimwe cyane. Aba babyeyi bakundaga Dawidi mu ruhande rumwe, ariko mu cyumba cy'iby'Imana imuziho bari batararungurukamo. Yari yarahawe amasezerano batabizi. Imana yacu ishimwe cyane. Yerega wowe uduteze amatwi, hari igihe ku isoko ry'abantu utariho, hari ibimenyetso abantu bareba udafite, ariko niba Imana ikwemera, niba uri mu mugambi w'Imana, humura. Kwa Yesaya, mu bantu bari muri kiriya cyumba gitoranyirizwamo, ntago bari bazi ibanga riri muri Dawidi. Umugambi w'Imana ubuhishwe. Icyama wowe unteze amatwi ukaba uri mu mugambi w'Imana, uhumure, Imana ikugirire neza cyane. Ngo byagoranye ndetse yakomeje kubashimuza, ngo baremera bati hari undi mwana uragira amatungo, abaha gake, aba yagiye kugishira hirya iyo ngiyo, azazizanye cyangwa se tumukeneye. Atariko ntabwo baramushidikanyagaho. Iyo abantu bagushidikanyaho, iyo abantu batakubonaho ibimenyetso abantu bareba, aha niho Bibiliya yavuze ngo bamutumaho. Bibiliya iravuze ngo yabaye agihinguka shengewe. Cyamanga Imana igushyireho amavuta, uriho umwuka w'Imana, uriho ibimenyetso by'Imana,
uba uri mu mugambi w'Imana. Ngo yabaye agitunguka, ngo Samweli Imana iramubwira iti dore Uwiteka yimikishije amavuta n'uyo. Cyubahiro cy'Imana gihita kiboneka kuri Dawidi. Mbega umugambi w'Imana. Ngo yahereye kamusukaho amavuta, abantu bose bakomera icyarimwe mu mashyi. Ngo Imana yari yambitse ubwiza budasanzwe Dawidi kandi yarabusanganywe. Imana yari yaramuhereye amavuta mu butayu aho yaragiraga, kamwuzuza umwuka wera. Ntago yari gushishimura intara tuzuye umwuka wera, ntago yari kurwana n'idubu ngo ayitsinda tuzuye umwuka wera, ntabwo yari kuyivutagura ngo ayicishe inkoni kandi ari igisimba kimurusha ibiro inshuro zingahe atuzuye umwuka wera. Imana igufata. Niho Bibiliya itubwira ngo yabaye akimusukaho amavuta. Bibiliya ikavuga ngo umwuka wera atangira kumuzaho cyane. Bishatse kuvuga ngo yari amuriho, ahubwo yabaye dabo, yariyongereye, amuzaho cyane. Uwiteka yakwibutsa umwuka bariho aza cyane. Y'amavuta y'Imana kugezeho nanone umwuka wera aza cyane. Ubwiza bw'Imana bwaje, icyubahiro cy'Imana cyamanutse. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo babonye Dawidi ari igitangaza, ngo bakomera mu mashyi icyarimwe bati Uwiteka yimitseho, yimikishije amavuta n'uyu. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dawidi hari iby'Imana yamubonagaho, yamubonagamo nyamara abantu batabibona. Samweli hari ibyo atarazi kuri Dawidi nyamara kandi Imana yari ibizi. Nibyo bya byumba nababwiye. Buriya hari ibintu Imana ikubonamo iwanyu batazi cyangwa batanemera ko byakunda, ariko iri mu mugambi w'Imana. Humura, humura, Imana izakora igihe cyayo kigeze. Humura. Eliyabu yateye intambwe ya mbere cyangwa iya kabiri n'iya gatatu, abafana bakomera mu mashyi icyarimwe bati n'uwo. Nyamara Imana yari yamugaye, kuko nk'uko twabibonye hari ibyo abantu bemera Imana itemera. Imana yacu itugirire neza cyane. Mu cyumba cy'ibyo abantu bakuziho jya wemera abantu barungurukemo, hanyuma bajye bakugira n'inama. Iyo bakubwira ngo uteye utya, ntiwemere. Hari igihe burya iyo ibyo abantu bakuziho bakakubwira wabikosora, ariko igikomeye kurusha ibindi ni ukumenya iby'Imana ikuziho, ukaba mu mugambi wayo. Ukaba mu mugambi w'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Rero hari igihe abantu batakubonaho ibintu kandi ubifite, ibyo ufite abantu batabona. Imana iyo ibahumuye barabibona, kuko yakoze ku maso yabo. Babona Dawidi ni umwami, babona icyubahiro cye, babona imbaraga yari afite, kuko yari asanzwe akorana n'Imana batabizi, ariko yatangiye gukorana n'Imana barabimenya. Iki ni cyo cyatumye Imana itangira kumuzamura mu ntera gato gato, hanyuma byaje kumuviramo no kujya kuba ibwami, kuko yari afite amavuta y'Imana. Kubaho rero mu mugambi w'Imana, kubaho hagizwe n'ibice bitatu bikomeye. Kuba mu bitekerezo by'Imana, kubaho mbere y'uko umuntu aza kuri iyi si. Ibyo niko bimeze. Bibiliya yatubwiye ngo, yabwiye Yeremiya ngo nakumenye taraba urusoro. Hari ukubaho Imana utaraza hano kuri iyi si. Hari ukubaho mu gihe gifatika, aricyo cyicyo wowe unteze amatwi nanjye ndi kuvugira imbere yawe. N'ibikorwa twiriranywe cyangwa dukora dusanzwe dukora, iki ni igihe cyacu kibifatika. Hakazabaho n'igihe kindi kizabaho rimwe na rimwe cyiza, iyo ibifatika byamaze gufunga, twinjiye mu gice cya kabiri cy'ibidafatika. Hari igihe tubyita kurangiza urugendo cyangwa gupfa. Nta muntu upfa, ahubwo roho irabikwa ngo izongere ibeho bwa kabiri. Hari ukubaho mbere yo kubaho, kubaho mu gihe cyo kubaho, no kubaho nyuma yo kubaho. Dore agaciro k'ibi bintu nshuti yanjye turi kumwe. Kubaho mbere yo kubaho ni umugambi w'Imana. Nta n'icyo wabikoraho, ahubwo wibonaho.
hanyuma kubaho mu bifatika ukwiriye kuhategura. Cyo turi kwita kubaho mu mugambi w'Imana. Imana ibwira Yeremiya yaramubwiye ngo nakuvanye mu bitekerezo ngo ushyira mu bikorwa, hanyuma genda uhanurira abantu banjye. Wowe uneze amatwi, iki gihe cyawe cyo kubaho hari icyo Imana iri kugusaba kugira ngo ugikore. Iki gice cy'ingenzi cyo kubaho nicyo gikomeye Imana igusabamo umusaruro ngo urusheho gutunganya umugambi w'Imana. Hari raporo tuzatanga ku Mana rero mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari raporo tuzatanga ku mugambi w'Imana. Ibyo ni nabyo bituma Imana iturinda. Umugambi w'Imana, Imana irawurinda. Buri ibonye bwakeye bwongeye bwije, haba hari ikintu Imana yakurindiye. Itanga ingabo nyinshi, niko yavuze muri Yesaya ngo ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo dukunde dusohoze umugambi w'Imana. Nusubiza amaso inyuma uraza gusanga hari ibintu byashakaga kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ni cya gihe Imana iba yasubije inyuma urupfu. Twabonye ingero zitandukanye. Ndatekereza ko wowe uduteze amatwi waba warahuye n'impanuka, niyo yaba gato, burya iba yaraje mu isura y'ikintu kinini, ahubwo Imana ikitambika. Yabikoreye kugira ngo irinde umugambi w'Imana uri muri wowe. Dawidi amaze gusigwa aya mavuta yatangiye kurwana n'intambara zirwanya umugambi w'Imana uri muri we. Sawuli amuhigira hasi no hejuru, ariko ntiyamushoboye kuko twabonye ko umugambi w'Imana, Imana iwurinda. Umugambi w'Imana, Imana irawurinda. Irawurinda. Imana irawurinda. Igihe hari umwana nigeze kubona, ababyeyi baramubyara, bamubyara mu makosa, bamubyara mu cyaha, muri bya bindi twita uburaya. Barangije baragenda bamujugunya ku gihuru, umuntu aramutoragura. Ariko uyu mwana yari arimo umugambi w'Imana. Nshuti turi kumwe, baramutoragura. Baramutoragura, baramurera. Yiga adafite cya kindi abana bajya bakenera ku iwabo, ko hari icyo bita mu zindi ndimi ngo ni affection maternelle. Ni uburyo umwana abona ku burere bwa nyina, kamwonsa, kamusimbagiza, kamuvugiriza utuntu, akamutetesha. Kiriya kintu umubyeyi agirana kontakite n'umwana, cyane cyane muri bwa butoya, nibyo bita iguyaguye, ihendahendwa rya kibyeyi, ni ingenzi ku mwana. Uwo ntabyo yabonye kuko n'ababimukoreye si nyina. Ntabwo ibyo se umwana akorera se yabibonye. Ikigutangaza, urumva umuntu wavuye mu gihuru bakamutoragura mu gihuru, mu mugambi w'Imana. Ubu tuvugana ni umukozi w'Imana. Urumva ko Imana irinda umugambi wayo. Ntabwo imbwa zamuriye. Ntabwo imbwa zamuriye aho bamutaye nyina yamujugunya, ahubwo Imana yarakingirije. Niba zari ziri no muri ibyo bihuru, ikajya izigizayo kugira ngo uwo mwana azabeho. Uyu munsi abakorera Imana arahari. Ariko uzi ko Imana irinda umugambi w'Imana. Nshuti mwene data turi kumwe, hari ibintu waciyemo kandi bikomeye cyane, bikomeye. Ntugire ngo hari ikindi Imana yabikoreye. Yagira ngo ikurindire ko uyu munsi uzayihesha icyubahiro. Umwana ni umukozi w'Imana. Ubuzima bwe Imana yabugiriye neza kugira ngo irinde umugambi wayo. Wowe uneze amatwi, hari ibintu wagiye uhura nabyo nawe bikomeye, bikomeye cyane. Hari barakuroze kuko hari abantu bakoreshwa na shitani. Imana irinda umugambi w'Imana ngo ubu unyumva, ubu uyikorera, ubu uri umugabo, ubu ukenewe n'uwo muryango wawe uhagarariye. Yabikoreye ngo ubu uri umunyamumaro utyo. Ibikorera ngo ubu uyu munsi uri umukozi wayo. Ikibazo ni uko Imana yarindira umugambi wawe muri wowe, ukayirumbira.
Imana irinda umugambi wayo nshuti y'Imana. Imana yarinze umwana witwa Mose. Mose aranezeza cyane. Baramubyaye mu gihe kibi cya jenoside y'abanyegiputa bica abahungu. Byari bibi cyane. Umwana w'umuhungu yaravukaga, hari ibwiriza rivuga ngo bamwice. Bamuhisha mu gihuru ku mazi hasi ku gikuka. Muzi ko ku gikuka haba imbeho, haba imibu myinshi cyane ipima amagarama. Yagombaga kurya ko kana ikagatera malariya, kakicwa na malariya, kakicwa n'umusonga. Ariko Imana irinda umugambi w'Imana kwa Mose. Ngo bashyiraho ku gihuru ibikeri bikajya bisimbuka ko kantu Mose yari arimo, imikara n'udusimba twose two ku gikuka aho ngaho twose tukavuga utundi tukarungarunga. Ariko kuko Mose yari arimo umugambi w'Imana, Imana irawurinda nshuti z'Imana. Murindira ku gikuka. Ntabwo yonkaga mu buryo bukwiriye, we nyina yagendaga adomotse yirukanka acika, kamuhagotomeraho yiruka agasigarira ngo batabimenya ko avuye konsa Mose. Urumva ubuzima yari arimo. Ariko Imana irinda umugambi wayo nshuti y'Imana. Wanyuze mu bikomeye ariko uriho, zirikana icyo. Mose murinda muri ubwo buzima. Yagombaga kuzaba umuyobozi ukomeye uzavana ubwoko bw'Imana mu Egiputa, uzakorana n'Imana. Imana irinda umugambi wayo nshuti y'Imana. Twabonye ko iwurinda. Imana irawurinda, karakura muri ubwo buzima, agezaho ahesha Imana icyubahiro. Umugambi w'Imana iyo yamaze kuwuguporogaramamo, wowe unteze amatwi, muri wowe hari ibikorwa byiza Imana yaporogaramyemo. Nk'uko imashini ibirimwo ibyo izakora, haba harimwo ibitandukanye izakoreshwa, niko muri wowe hagiye harimo ibikorwa uzakora. Ikibabaza Imana ni abantu Imana yaporogaramyemo ibikorwa byiza, mwebwe mugakora ibikorwa bibi. Satani akinjira mu mashini y'ubuzima bwanyu, aho kugira ngo hasohokemo ibikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro, hagasohokamo ibikorwa biyibabaza. Sawuli, uyu Imana yasimbuje Dawidi, yari yaramushyizemo ibikorwa byiza, yari mu mugambi w'Imana nawe tena bwa mbere, ko bamutoranya n'Imana yari yamushyize ku murongo. Murabyibuka bajya kumureba ngo yihishe mu bintu, Imana ikavuga iti mwikwirirwa murushya abantu ngo barashaka indogobe, byakorewe kugira ngo ntegure uwo nza kwimikisha amavuta. Sawuli yari afite amavuta y'Imana, ko yari afite n'ubuhanuzi. Ntuzi ko Bibiliya tubwira ngo nawe yigeze agwa mu mutwe w'abahanuzi ngo ahanurana nabo. Yari umuhanuzi nubwo yaguye. Hari abantu bashyizwemo ibikorwa by'Imana bakora nabi, umugambi w'Imana bakawica. Icyica umugambi w'Imana gikomeye ni ugukora umuntu anyuranya n'Imana. Sawuli yatangiye neza, Imana yari imuzaniye guhashya Abafilisitiya abanzi b'Abisirayeli. Yatangiye neza bikora, ndetse n'igihe yajyaga kwirukankana Abamaleki, nabyo byari mu mugambi w'Imana kuko yari iri kumukoresha icyo yamugeneye. Imana yakurindiye kuzagukoresha ibintu kanaka, ukeneye kuyumvira no kugendana nayo. Rero ikintu cyica umugambi w'Imana mbere na mbere wo nteze amatwi ni icyaha. Sawuli ngo akajya anyuranya n'Imana, agakora ibyaha, agashukwa n'abantu bagakora ibinyuranye n'Imana. Iyo umuntu yakoze ibinyuranye n'Imana ahusha, ava mu mugambi w'Imana. Yari yaragenewe gukora ibikorwa by'urukundo, none arakora ibikorwa by'urwango, ibikorwa by'inabi. Yavuye mu mugambi w'Imana. Sawuli anyuranya n'Imana. Iyo umuntu yari yararazwe, turibuka umwana witwa Rebeni, umwana mwiza wari uri hariya kwa Yakobo mu bana be, ariko yakoze ibintu bibi byatumye yakwa umugabane w'ubwana bw'imfura, kuko ngo yari
yakoze ibintu binyuranye, yurira uburiri bwa se. Rebeni yanyuranije n'umugambi w'Imana, bamwaka kuba umurage w'ubwana bw'imfura kubera ibyaha yakoze. Esawu nawe yakoze ibintu byose binyuranye n'Imana. Turibuka ko yaguranye umurage we ifunguro, bituma umunani we cyangwa umugabane w'Imana n'umugambi wari uri muri Esawu bawimurira muri Yakobo. Uzi ko ushobora gukora ibintu bibi bigatuma Imana isasanura nawe. Yari yaragupangiye ibintu byiza, ukaba ubayeho nabi, yari yarapanze kuzabaho neza. Ubundi se wagira ngo Imana yakwibeshya ikurema ngo uzabeho nabi? Ahubwo byose ko biterwa n'isi twajeho, n'isi irimo ibyaha, irimo abanyabyaha, cyangwa se n'uwanze kuyumvira nawe agatangira kunyuranya n'ubushake bw'Imana. Ibyo bikagenda bituma umugambi w'Imana muri we upfa, ko byagendekeye Esawu. Yaje kugirirwa ubuntu ariko yabanje konona ibintu arabyica. Cyica umugambi w'Imana rero ni ukunyuranya n'Imana n'ubushake bwayo. Turibuka abana ba Samweli, uyu muhanuzi mwiza. Bibiliya iratubwira ngo batangiye gukora n'ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo igiye kubareba kugira ngo basimbure Samweli iranababurara. Irababura, ni ukuri irababura bituma yishakira undi kuko yari yababuze. Iyo umuntu yashyizwe mu mugambi w'Imana agakora ibyangwa n'amaso yayo, umugambi w'Imana ikiwuhagarika ni ibyaha, ni ugukora ibintu bibi. Umugambi w'Imana, Imana iwutera inkunga. Mwene da, buriya hari inkunga ufite nyinshi cyane Imana yaguhaye igira ngo usohoze ibyayo, utunganye umurimo wayo, igutera inkunga zikomeye. Niko yabigenje kwa Salomo. Bibiliya iratubwira ngo uyu mwana amaze guhabwa ingoma na se Dawidi, aramubwira ati mwana wa, jya uzirikana Imana yanjye, nanjye ndagutera. Imutera inkunga kabisa Salomo, kuko yagize ubwenge, agira ubuhanga, agira icyubahiro, ngo yari yashyize umurimo w'Imana imbere. Igihe cyose uzashyira ibitekerezo by'Imana imbere, Imana izabana nawe, izakwitaho, izagutera inkunga, izaguha igishoro cyo gutuma unezeza Imana. Nunasenga ujye uyibwira uti Imana, ibyo mfite cyangwa ibyo ngusaba cyangwa ibyo nifuza ni ibyo kuguhesha icyubahiro kugira ngo nsohoze umugambi wawe. Ibyo utunze byose mwene da, ni inkunga Imana yaguhaye ngo bisohoreshe umugambi w'Imana, ngo ubigirishe urukundo ku bazagusura, ngo ubigirishe urukundo ku murimo wa Data, ngo isi uzayisigeho umurage, bavuge ngo icyo wakoze ku isi cyahesheje iyakuremye icyubahiro. Ni igitangaza gikomeye ko hari umuntu usezererwa ku isi ibyiza bye ari byo bike kurusha ibibi. Ariko umugambi w'Imana uri muri wowe, umugambi w'Imana uri muri wowe, Imana iri kuvugana nawe ngo wutunganye. Niba yaraguhamagariye kuyikorera, shyiramo umwete. Niba yaraguhamagariye kuyubaha, shyiramo umwete. Niba warahamagariwe agakiza, shyiramo umwete, ugakwirakwiza, ukabwire n'abandi. Izina ry'Imana yawe rihabwa icyubahiro, kuko ikikurindiye, igitumye iguhaye agaciro, igitumye kikwibuka. Yagira ngo, Bibiliya yatubwiye ngo ibwira Yeremiya ngo nakuremeye cyangwa naguhamagariye ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Wowe unteze amatwi ukorera iki Imana? Imana iyo irebye ubuzima kuva aho bwatangiriye ubu bufatitse, harimo ibikorwa byiza bihesheje Imana icyubahiro. Dusibe n'Imana ko iri mu bwiza bwayo, mu cyubahiro cyayo. Ni ibihe bikorwa wakwereka abantu bihesheje abantu bavuga bati uyu ni umuntu w'agaciro hano muri iyi karitsiye, ni umunyamumaro muri aka kazi, ni umunyamumaro muri iri torero, ni umunyamumaro muri iki cyumba cy'amasengesho, ni umunyamumaro mu buzima bwe arimo, ni umunyamumaro. Uribuka ko umubyeyi witwa Tabita, kubera yari umunyamumaro, bavugije induru bagashyira urushyi ku munwa bati wimujyana, turamukeneye. Ese Imana iragukeneye wowe unteze amatwi? Mu bantu Imana ikeneye urimo? Mu bantu abantu bo muri karitsiye bakeneye urahari? Mu bantu igihugu gikeneye waba urimo? Cyangwa se uri mu bateza ibibazo?
ibyaha byatumye umeze nk'uri kuri rosherishe kubera ibyaha ukora bibangamiye sosiyete, bibangamiye Imana. Aho ntiwaba warahushije umugambi w'Imana. Iyo wahushije umugambi w'Imana rero ni ikibazo gikomeye cy'Imana yakuremeye, urimo uragikora. Iyo udakora ikintu Imana yakuremeye uba uri ikibazo. Wibaho nk'ikibazo ahubwo baho nk'ukemura ibibazo. Muri iyi si ya none irimo ibibazo byinshi. Yiba mu isi nk'ukemura ibibazo, wiba mu isi nk'ufite ikibazo. Ba mu itorero nk'ukemura ikibazo, wiba mu itorero nk'utera ikibazo. Baho ngaho mu rugo cyangwa muri ubwo buzima udutezemo amatwi urimo nk'ukemura ibibazo ahubwo utarutera ibibazo. Uraba usohoza umugambi w'Imana, uraba uri kumwe n'Imana, uraba urimo gukora iby'Imana yakuremeye cyangwa ishaka ku buzima bwawe, kuba mu mugambi w'Imana. Imana yacu itugirire neza cyane, kuba mu mugambi w'Imana. Hari igihe waba ukora ibintu byinshi ndetse byinshi ukumva uranakora, ariko byose nta kinezeza Imana. Imana itagushimira ngo ivuge iti uyu muntu kweri murindira kungirira umumaro. Murindira kungirira umumaro, ariko iyakuremye iracyagukunda. Bibiliya ikavuga ngo nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo acungure abari mu isi umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu bitanga ubugingo, bihindura icyerekezo cyari cyaragiye ku ruhande. Bihindura icyerekezo. Bibiliya itubwira Yesu Kristo ari ku musaraba ngo yahahuriye n'umuntu wahushije umugambi w'Imana witwaga Baraba. Baraba yari yarahushije umugambi w'Imana. Yibaga i Yerusalemu, Baraba yarahamaze. Yiba apfumura amazu, ajombana ibikwasi, ashikuza amashakoshi, azamura amafaranga mu mifuka y'abantu hari i Yerusalemu. Icyaha rero ngo baje kumufata nk'umuntu wazengereje uriya mujyi, bamujyana hariya igorogota, hariya mu rukiko kwa Pilato, naho yasanze Yesu Imana yatanze ngo akureho ibyaha. Ngo ahasanga Yesu. Ngo abantu batangira kuvuza induru bati Baraba watugiriye nabi, Baraba watwibye, Baraba wadukebye, Baraba waducukuriye amazu. Ariko ngo kubera Yesu yari aho nk'umuntu watanzwe ngo azakize abantu ibyaha, ngo abashakaga kumwicisha babona Baraba niwe mwiza. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo byatumye itanga umwana wayo ngo umwizera akizwe atarimbuka. Baraba yakijijwe nuko Yesu yatanzwe mu rukundo rw'Imana. Ngo abantu bavugije induru bati Yesu niwe dushakisha, bari bakomeye aho mu rukiko kubera bari bafite ijambo rinini ngo bemeza yuko Yesu abambwa barabagataha. Cyakora yatashye avuga ati Yesu ni mwiza, Yesu arakiza, Yesu arazura, bari kuntera amabuye bakanyica, ko yari yagombaga gukatirwa urungana n'ibyaha yakoze. Icyo gihe icyaha cyaterwaga amabuye cyangwa kigakatwa uko imanza zariho icyo gihe. Nshuti mwene data, mu mugambi w'Imana aho ntiwaba umeze nka Baraba. Turibuka umukobwa wari hari i Yerusalemu, Samariya, ko yari indaya, agenda yaramaze abagabo, ko ngo yasenyaga ingo, ahura na Yesu yagiye kuvoma. Yesu amwisabisha amazi. Nawe umugambi we wari mubi, gusenya ingo. Hari abantu baba barahushije umugambi w'Imana ngo yisenyeraga ingo gusa. Uriya mugore wiwe wahari i Samariya akubitanye na Yesu, atunganya umugambi we wari warapfuye. Nibwo baganiriye, aramubwira ati rega, ngo bagirana ikiganiro, amusabye amazi arayamwima, aramubwira ati rega uyampaye naguha ubugingo. Nibwo yamubwiye ati ariko ubundi utaha huruwa he bimeze bite? Ngo amaze kumva ari umuhanuzi amubwira ijambo ryiza, aramubwiye ati amazi wanyimye hano kwa Yakobo murayanywa mugapfa, ngo ni naya sogokuruza uyita y'idini ipfuye ikayutsa. Ati nge ndaguha amazi unywa ntuzongere kugira inyota, n'iy'uburayi ishire, n'iy'ibyisi ishire. Ngo amwumvise aravuga ati uyu muntu ufite aya mazi tunda mugendaho. Ngo akimwizera uyu mugore yahise akizwa, nawe avuga ubutumwa bwiza. Wowe unteze amatwi, wari uzi ko Yesu yahindura icyerekezo cyawe?
yahindura umugambi wataye ukajya mu wundi, akagukoresha iby'ubutwara, akagukoresha iby'umumaro. Wemeye ugahindukira wakizwa. Ngo icyatumye itanga uyu mwana wayo ko ari ukugira ngo asubize ibintu mu buryo, umwizera atagana kurimbuka ahubwo ajye mu bugingo. Tugiye no gusenga Imana. Ubyemeye se kugira ngo ntabwo umugambi w'Imana muri we watungana? Kandi kigeretse kuri ibyo na Satani arakwanga, araguhiga, uhora mu ngorane zikomeye, ariko burya Imana ibiri kumwe nawe. Kandi buriya ngo n'abanyabyaha bajya bizera Imana bakanayisenga mu bibi ngo ibagirire neza nubwo baba batazi ibyo bavuga. Ko hari igihe avuga ati nubwo banyirukankana bashaka kumfata ndi igisambo, Mana undinze ubu nakizwa. Akiruka avuga ati ntibamfate Mana, ntibamfate, igahita ibikora kugira ngo akizwe, ikamurinda icyo gihe ngo akizwe. Ibyo waciyemo byinshi byari bikwasamiye kwari ukugira ngo usubire mu mugambi w'Imana. Wewe waduteze amatwi uri mu mugambi w'Imana, ko twabonye ko iwurinda. Waciye mu mfu nyinshi, waciye mu bakwanga, waciye mu marozi menshi, waciye mu mpanuka tutabona uko tuvuga, wanyuze ahantu hagoye. Buriya Imana yagukopaga, yagutizaga igihe ngo utunganye ibyayo. Wakunda tukagusengera ngo usubire mu mugambi w'Imana? Wakunda tukagusengera ngo usubire mu mugambi w'Imana? Imana igufashe. Wowe wanteze amatwi wamenye Imana mugakorana kandi ukaba uyubaha, gumamo, yesha icyubahiro kuko izaguhembera ibyo kutayisuzuguye. Muririmbyi yararimbye ngo Imana izaduhembera ko tutayisuzuguye, Imana izaduhembera ko tutayikojeje isoni, Imana izaduhembera ko tutayifashe nk'abayanze cyangwa bahakanye umuremyi wabo. Imana ikumpera umugisha, gumamo dukorere Imana yacu tuyihesha icyubahiro. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana ikumpera umugisha kandi gukomeze kongeremo imbaraga. Uwayizeye, wizera ijambo rya Kristo, uzakizwa. Tugiye kugusengera. Sa nusubira muri aya magambo dusengane. Mana yakugiriye neza, uyibwira uti Mana, ngarukiye izina ryawe. Nanjye nahushije umugambi wawe kenshi ngendera mu bitari byiza, ariko ndagarutse. Imana ikwakire wowe ugarutse kandi guha umugisha. Reka dusenge muri rusange. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu, dushimiye ijambo ryawe rizima abantu bawe bumvise. Utanga umugisha kuwuryumvise. Uhindukiye uwanyuranyaga mu bushake bwawe, umumpera umugisha kugira ngo yongere asubire ku kigero cyiza. Kandi n'uwatangiye iyi nzira hamwe n'ibiturwanya by'uburyo butandukanye, udukomeze mu mugambi wawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kutugiriye neza mu izina rya Yesu.